Ese wari uzi ko u Rwanda na Uganda ibihugu bituranye kandi bifitanye isano ikomeye y'amaraso byari bigeze mu gace ka 9 mu kwinjira mu ntambara yeruye y'amasasu. Intambara yashoboraga kurimbura byinshi ndetse igasubiza inyuma akarere kacu mu myaka ibarirwa muri za mirongo. Niki cyahagaritse inkubi y'umuriro? Ni gute General Muhoozi Kainerugaba yafashe icyemezo gikomeye cyo kujya Kigali mu gihe abayobozi n'inzego z'umutekano Kampala bari basigaranye ubwoba n'impungenge zikomeye cyane ku mutekano we? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi n'amabanga akomeye yihishe inyuma y'izahuka ry'umubano w'u Rwanda na Uganda. Mbaje kubasuhuza inshuti bakuzi ba Pirate News TV aho muherereye ku isi hose, aho tubaha ikaze muri kiganiro cyihariye. Niba mushya hano kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'isesengura ryimbitse tubagezaho. Uyu munsi rero turagaruka ku nkuru ikomeye cyane, inkuru y'izina rikomeye ritashobora kurenzwa ingohe mu biganiro byose bigaruka ku kuzahuka n'iyubakwa bundi bushya by'umubano w'u Rwanda na Uganda. Iryo zina ntabwo ari irindi, ni General Muhoozi Kainerugaba, umujenerali w'inyenyerenye, akaba ari perezida w'ahazaza ha Uganda nk'uko abagande bakunze kubivuga. Imyaka irenga irihiritse u Rwanda na Uganda bisubukuye umubano w'akadasohoka. Ibi byaje nyuma y'umwuka mubi cyane waranze ibihugu byombi mu bihe byashize, ndetse bigatuma mu mwaka wa 2019 u Rwanda rufata icyemezo gikomeye, icyemezo kitari cyoroshye cyo gufunga umupaka wa Gatuna uruhuza n'iki gihugu cyo mu majyaruguru yarwo. Ariko si umubano wazamuwe n'iki? Kuzahuka k'uyu mubano kwaturutse ahanini ku ruzinduko rw'amateka umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yagiriye mu Rwanda, aho yagiranye ibiganiro byimbitse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kugira ngo twumve neza ibi bintu, reka twifashishe umwe mu bantu bazi neza uruhare rw'uyu musirikare mukuru. Uwo ni Dr. Adoniya Ayebare, ambasaderi uhagarariye Uganda mu muryango w'abibumbye. Uyu mugabo ni indorerwamo nziza yo kureberamo uyu mubano. Kubera icyo ari we rero, Dr. Ayebare si umudiplomate usanzwe, yabaye ambasaderi wa Uganda mu Rwanda igihe kirekire, aba intumwa yihariye ya perezida Museveni Kigali mu gihe cy'umwuka mubi rwagati, ndetse by'umwihariko afite inkomoko mu bihugu byombi. Se ni umunya-Uganda naho nyina akaba umunyarwandakazi. Ibi bimuha ishusho yagutse yo kumva amarangamutima n'amateka byombi. Mu kiganiro kirambuye Dr. Ayebare yahuriyemo n'umunyamakuru Sani Ntayombya mu cyitwa The Long Form Podcast, yagarutse ku mateka yimbitse ya Uganda n'u Rwanda ndetse n'intandaro nyakuri y'umwuka mubi wagiye uba hagati y'ibihugu byombi mu bihe bitandukanye. Akenshi abantu bibaza icyateye umwuka mubi rwose. Dr. Ayebare yabishyize ahabona avuga ko ibibazo byagiye biba hagati y'u Rwanda na Uganda mu mizi yabyo byagiye biterwa n'imyumvire y'abayobozi bakomeye muri Uganda. Bamwe muri abayobozi bananiwe kumva no kwakira ko u Rwanda ari igihugu cyigenga byuzuye, kubera ko bumvaga ko abenshi mu bayobozi bakuru b'u Rwanda bari barakuriye muri Uganda cyangwa bakahakorera imirimo itandukanye mu bihe byashize. Hari bamwe bafashe u Rwanda nk'intara cyangwa agace k'igihugu cya Uganda. Imyumvire yo kwibona nk'abavandimwe bakuru batagomba kubazwa ibyo bakora niyo yazambije ibintu. Ibi byarakomeje kugeza ubwo byageraga bituma muri 2019 u Rwanda rufata icyemezo ntakuka cyo gufunga umupaka uruhuza na Uganda. Iki cyemezo cyabaye nk'igikuba gicitse cyangwa inzogera ikangura abayobozi ba Uganda. Dr. Ayebare asobanura ibi agira ati, abantu noneho baje kubona ko u Rwanda ari igihugu gishobora kwifatira imyanzuro yigenga uko yaba idashibishije kose ku ruhande rwa Uganda. Twagombaga guhindura imyitwarire tukitwara mu buryo bugamije gutega amatwi, gushaka impamvu no kuzikemura. Arongera agashimangira ati, nizera ko twize amasomo atasubirwamo. Uku gufunga umupaka kwerekanye ko u Rwanda rutazongera kwihanganira gusuzugurwa. Wenda ushobora kwibaza uti kuki ibintu byari byarananiranye gukemuka hakiri kare kandi perezida Paul Kagame yaragiye agaragaza kenshi mu buryo budaca ku ruhande ibibazo u Rwanda rufitanye na Uganda. Dr. Ayebare atanga igisubizo cyumvikana neza. Yavuze ko kimwe mu bintu byazambije umubano kurushaho ari ugushaka gutwara ibintu mu buryo budakurikije amategeko cyangwa inzego za leta. Abantu bashakaga gukemura ibibazo bya leta nini mu buryo bw'uko baziranye gusa. Reka bisobanure neza. U Rwanda rwajyaga rutanga ubutumwa busobanutse ku bibazo rugaragaramo
ariko abayobozi ba Uganda aho kubifata mu buryo bwa leta bakavuga bati tuzabavugisha n'inshuti zacu, tuzabahamagara kuri telefone, mu buryo butizewe bwatuma ikibazo kidakemuka, ahubwo uburakari n'inzika bikagenda byubaka hagati y'ibihugu. Dr Ayebare ashimangira ko iri ari isomo rikomeye bafashe nyuma yo gufungwa ku mupaka. Ati ntabwo ukwiriye gukoresha uburyo butaboneye cyangwa butari ubwa kinyamwuga mu kuyobora igihugu. Mugomba kugira inzego zikorana, mugomba kugira inzira ibiganiro binyuramo kandi zizewe. Ikindi cyongereye ubukana bw'ikibazo ni amateka y'ubuvandimwe u Rwanda na Uganda bifitanye. Iyo abavandimwe barwanye, urugamba rurakomera kurusha abantu bataziranye. Dr Ayebare avuga ko ubu buvandimwe bwabaye intwari ishobora kwica ariko nanone ikiza. Ati twageze ku rwego aho duhinduka abavandimwe bakuze. Ndashimira abayobozi bacu, Perezida Museveni na Paul Kagame, kuko iyo badakoresha ubushishozi byashoboraga kuba bikurushaho. Ibi bintu ariko byari bigeze kure cyane. Nk'umuntu wari uzi neza imiterere y'ikibazo ndetse wanagiyeyo kenshi, Dr Ayebare yabajijwe ikibazo gikomeye. Ese koko byarashobokaga ko u Rwanda na Uganda bishobora kwinjira mu ntambara yeruye y'amasasu? Igisubizo cye kiratanga ishusho iteye ubwoba. Yavuze ko iyi ntambara yashobokaga cyane, yari isigaje gato ngirote, kuko inzira zose za diplomasi zari zimaze kunanirana burundu. Amagambo y'ubwayo ateye ubwoba. Ati byarashobokaga cyane ko habaho intambara y'ukurasana kandi ibi byatumaga ndara ntasinziriye. Twashoboraga kugera ahantu ibintu bitagifite igaruriro ku buryo njye nawe twashoboraga kuba tuticaye hano uyu munsi. Ukavugaga njye nawe, avuga umunyamakuru baganiraga. Abantu bari gusubira inyuma mu myaka ibarirwa mu binyacumi. Ibyo rero twarabyirinze. Ariko se ninde washakaga intambara? Dr Ayebare ahishura ibanga rikomeye. Avuga ko hagati ya Perezida Kagame na Perezida Museveni nta n'umwe wifuzaga iyi ntambara, ahubwo intandaro y'amakimbirane yabaga mu nzego z'ubutasi. Abakora muri izi nzego rimwe na rimwe bashoboraga gutanga amakuru atari impamo, amakuru adafite gihamya cyangwa ntibasobanure neza imiterere y'ibyo bavuga cyangwa babonye. Ibi byakuraga umwuka w'urwikekwe rwinshi hagati y'ibihugu kugeza aho intambara yari isigaye irebera mu miryango. Muri ibi bihe byijimye rero nibwo hagaragaye umucyo ubw'izina rishya ryinjiraga muri uyu mukino wa diplomasi. Uwo ni General Muhoozi Kainerugaba. Dr Ayebare avuga ko icyizere cyo kongera kuzahura umubano cyagarutse ubwo General Muhoozi yafataga icyemezo cyo kwinjira mu kibazo. Reka twumve amagambo ya Dr Ayebare. Namaze imyaka myinshi nkora muri iki kibazo, ariko nakubwira ko kugeza igihe umugaba mukuru w'ingabo zacu uriho ubu General Muhoozi yabyinjiragamo aribwo byafashe umurongo. Inzira za diplomasi zari zaramaze gupfa kubera kutitwara neza mu gukemura amakimbirane. Kuki General Muhoozi rero ari we wabashije gukemura iki kibazo? Hari impamvu eshatu zikomeye cyane zasobanuwe neza. Iya mbere, General Muhoozi yari umuntu utekereza byagutse, wumvaga neza inyungu ndetse n'akamaro k'umubano w'u Rwanda na Uganda. Iya kabiri ni umwanya yari afite mu ngabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni. Ibi byatumaga ibyemezo afata bihabwa agaciro gakomeye Kampala. Iya gatatu ariyo ingenzi cyane ni umubano wa hafi, umubano wihariye afitanye na Perezida Kagame. General Muhoozi amaze igihe kinini azi Perezida Kagame kuva akiri umwana muto, anabyiruka, ndetse yagiye avugira mu ruhame inshuro nyinshi ko amufata nk'intwari ye. Ibi byose yabikoresheje neza maze abikora mu gihe gito cyane. Mu ntangiriro z'umwaka 2022, General Muhoozi Kainerugaba yatangiye ibiganiro byimbitse ku itariki ya 22 Mutarama 2022. Yagira uruzinduko rwe rwa mbere mu Rwanda rukemura byinshi. Ibyumweru bibiri gusa nyuma y'urwo ruzinduko umupaka wa Gatuna wari ufunguwe. Icyo diplomasi yananiwe mu myaka 3 yagikoze mu byumweru bibiri. Ariko reka tugaruke ku ngingo ishimishije cyane, ubwoba bw'i Kampala. Ese wari uzi ko ubwo General Muhoozi yafataga icyemezo cyo kujya i Kigali, i Kampala bari bafite ubwoba bwinshi cyane bw'umutekano we? Dr Ayebare ashimangira ko izo mpungenge zari zihari rwose.
abayobozi bari bafite ubwoba bibaza bati ese nitumwoherezayo ntibari bumugirire nabi. Bamwe bumvaga ko ari ukwiyahura bitewe n'ubukana ibibazo byari bifite. Dr Ayebara ati hari impungenge z'umutekano we zikomeye Kampala, hakemangwaga uburyo azacungirwa umutekano, ariko igitangaje kuri General Muhoozi we izo mpungenge ntazo yari afite na gato. Kuki atari afite ubwoba? Nuko yari yizewe nk'umuhuza n'impande zombi, kandi yari azi neza ko i Kigali bamufata nk'inshuti. Icyizere Perezida Kagame yagiriye General Muhoozi nacyo ntabwo cyavuye mu kirere, cyakomotse ku mateka meza bagiranye n'ubushake nyabwo bwa politike yagaragaje bwo gukemura ikibazo, kuko yari amaze igihe kinini adashimishwa na gato n'ibyo bibazo n'imirwano y'abavandimwe. Mu gusoza iyi nkuru yacu, isomo rikomeye tuvana hano nuko igihe cyose habaye ukutumvikana, inzira z'ibiganiro n'ubwumvikane hagati y'ibihugu byingenga biba bigomba gushyirwa imbere y'amarangamutima. Twabonye ukuntu ukudaha agaciro diplomasi isanzwe byari bigiye gukora ishyano intambara ikarota hagati y'u Rwanda na Uganda. Ariko nanone tubonye imbaraga z'ubushake bwiza bw'umuntu umwe ushobora kwitambika mu bibazo akazana amahoro, aho General Muhoozi Kainerugaba yafashe iya mbere akarenga impungenge z'umutekano we kugira ngo ubuvandimwe n'imigendekere byongere kubaho. Uyu munsi abaturage barambuka igatuna nta nkomyi, urujya n'uruza rw'ubucuruzi rwarasubukuwe, kandi ubwoba bw'intambara bwasimbuwe n'icyizere cy'iterambere ku mpande zombi. Mwakoze cyane gukurikirana iyi nkuru kugeza ku musozo. Niba iyi nkuru igushimishije n'isesengura cyangwa ubashije kubyumva neza, kora like kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu atazajya acika wowe igihe cyose tuyasohoye. Niba ufite n'igitekerezo kuri iyi nkuru cyangwa se ku mubano w'u Rwanda na Uganda nk'uko uhagaze magingo aya, dusigira igitekerezo cyawe ahabugenewe, ubwo ndavuga muri comments aho hasi. Turaza gukomeza kugenda tubakurikiraniraho amakuru acukumbuye kandi asobanutse. Murakoze cyane, kandi turaza kubonana mu kanya mu yindi nkuru. Ndabashimiye.